Yes, reka twongere tubashimire mwese bakunzi ba business isobanutse. Mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Abari muri weekend mukomeze munogerwe na weekend, kandi abayigezemo hagati cyangwa bayitangira namwe mukomeze ibanogere. Kandi turabasuhuje bitewe n'amasaha aho buri wese aherereye. Yaba ari igitondo, ku manywa, igicamunsi, ikigoroba, ninjoro, buri wese agira ibihe byiza. Tugarutse mu kiganiro business isobanutse kuri YouTube channel ya business isobanutse nk'izina ryayo. Tujye kubagezaho itangazo ryihutirwa. Iri tangazo ryihutirwa rigizwe n'ingingo eshatu. Ingingo ya gatatu rero niyo karahabutaka, kubera yuko ngiye kumena inshishi mu muceri, cyangwa se umuceri ngiye kumenamo inshishi. Ibi bintu ngiye kubishwanyaguza, nagumye kubihishahisha, ariko noneho nta guhishahisha, ndabirangije. Ibi bintu ngiye kubabwira buri wese abyakire isaha bimubaho, ntazongere kugira impungenge. Ahubwo wowe ikintu ugomba gukora, buri wese wumva kuri iki kiganiro, menya neza inzira uzajya unyuramo kugira ngo umenye ikibazo uko giteye. Hanyuma ukurikije iki kiganiro nimero 49 ujye ukemura ikibazo nta rundi rusaku. Ibi ngibi kandi ndabivugira kugira ngo ababikora barye bari menge, bamenye ku isaha n'isaha bafatwa. Ni ibintu byoroshye cyane, mubyumve neza ngo byoroshye cyane. Rero reka mbabwire ngo nimutega amatwi itangazo ngiye kubagezaho, mve ko ritareba buri wese. Ingingo navuga ko rigizwe n'ingingo eshatu. Ingingo ya mbere, iri tangazo riramenyesha buri wese, riributsa buri wese, rirahwitura buri wese yuko akwiye kurinda payize, abika neza passphrase ze. Nibitaba ibi ngibi muzahora mu nduru, muzahora mu bibazo, muzahora mu ngaruka zatewe no kutarinda, no kutabika, no kutita kuri passphrase zanyu. Muraza kumva impamvu. Ingingo ya kabiri y'iri tangazo iramenyesha buri wese, iributsa buri wese, irahwiturira buri wese ko ugomba kumenya, cyangwa agomba kumenya, ninde winjira muri account ye ya Pi Network. Igihe cyose utazamenya umuntu kwinjirira muri payi n'amatariki, ikibazo kizabaho, yaba ari ugutwara payi zawe nk'uko tumaze iminsi tubibona cyangwa tubyumva, ntabwo uzamenya ngo ninde. Nk'aya ndirimbo ya wa muhanzi ngo wakirigiswe na bose ntamenye uwamusekeje, ngo baragowe. Aba bantu rero bameze batya, uyu yinjira muri konte yawe, n'uyu yinjira muri konte yawe, n'uyu yinjira muri konte yawe, uzabwirwa n'iki uwateye izo ngaruka ufite? Hari abantu bakunda kubonana n'abagabo benshi, singiye kubita uko babita kuko atari ryo zina ryabo, akazagera cyagatwita inda, hakaba ihurizo ryo kumenya ngo ninde wamuteye inda. Sakana ko ntabwo mukaze nimujya mukabona. Intambara ikavuga ngaho bagafata, bagafunga, cyangwa bakaryoza, cyangwa bagatanga indezo utari se w'umwana, kubera ko ntibigeze bamenya ngo ninde. Kubera iki? Yakirigiswe na benshi, ntiyigeze amenya umusetsa. Muri Pi Network rero hari abantu hano babaye babiri hanze, nta kibazo, ndebera, akareba, ntuzi ibyo bakora. Kandi ubwo murebera ntibamubwira bati iki gikorwa iki gikorwa gitya. Aba bantu rwose bafite ikibazo gikomeye cyane. Ejo ibibazo bimaze kuvuka, ndakuraye ntamenya ngo byapfiriye kwande, byapfuye kuwe munsi, byapfuye bitishwi da. Ukabona gutuyeho umuzigo, ati ibintu byanjye, ati kandi hari aho byagiye, cyangwa hari uwabyangije. Kubera iki? Ariwe ntabizi, uwo babihaye ntabizi, uwo bifite ntabizi. Buri wese aramuha agakoramo. Urya koko ngo yakitse ntawe utayikora mu nda. Iyo wakitse mu bwonko, ntawe utagukora mu bwonko. Iyo ntacyo uzi mbega, ntawe udakorogoshora ibyawe. Ibi rero nibyo bigaruka bigatera ingaruka zigeza ko benshi bafite ibibazo
byinshi muri P-Network accounts zabo. Ingingo ya gatatu y'itangazo duherukirizaho nababwiye ntingi ni karahabutaka. Iramenyesha buri wese uzi ko yibwe payize cyangwa ejo bundi nibazi kwiba, turakumenyesha yuko tugiye kugufasha muri ubu buryo. Nari nababwiye yuko ntashaka kubivugira hano kugira ngo ndaba mbenye ibanga, ariko kubera amatelefone maze kwakira agaragaza ibi bibazo binteye icyo n'iki, ndashaka kubaha inzira muzakemuramo iki kibazo bubi na bwiza nk'abantu bari mu Rwanda, ariko abatari mu Rwanda namwe mwabikora uko ngiye kubabwira. Wabona utari bwirirwe ujya muri ibyo, ugakora kimwe mu byo ngiye kukubwira gikomeye cyane. Reka mbanze nisegure ku bantu banyumvise nabi, mbasobanurire kurushaho. Bumvise yuko nababwiye ngo ntibakampamagare kubera ko mba natanze ibiganiro kuri YouTube channel ngo babikurikire ntibampamagare. Ntabwo ari byo, ndasubiramo ngira ngo mbisobanure neza, ariko nisegura ko ntabisobanuye neza bakaba barabyumvise nabi. Ahari ababyumvise nabi, umuntu wese ufite ikibazo ushobora kumbaza yemerewe kumbaza, ariko mbere yuko mbaza akwiriye kubanza gusuzuma yuko icyo agiye kumbaza tutatanze igisubizo cyacyo mu kiganiro twatanze. Cishamo amaso urebe titre z'ibiganiro, nurangiza ucyumve. Niwumva yuko nta gisubizo natanzemo cyangwa igisubizo natanze kitakunyuze, maze umpamagare umbaze, nta kibazo, urabyemerewe. Ariko ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp, kubera ko umwanya wo kumpamagara hari igihe umuntu ampamagara ambaza ikibazo kimwe bikarangira bibaye bitatu. Uwo mwanya nkabanishe ibyo nari ndimo nkabihagarika, kandi mu by'ukuri ntabwo kwitaba izo telefone n'uwo mwanya wose nawe bibona. Niyo mpamvu nahisemo kubishyira kuri YouTube channel kugira ngo ujye umva ikiganiro, ariko WhatsApp ikaba ihari, turatsapinga nawe nkaba naguha amajwi mu gihe nawe wansobanurira ukoresheje amajwi cyangwa se wanditse. Uburyo bwose nagusubiza nta kibazo. Kumpamagara rero biragoye cyane kuruta gukurikira ikiganiro kuri YouTube channel hanyuma ukaza no kuba wanyandikira kuri WhatsApp tugakoresha amajwi, kuruta ko namara umwanya kuri telefone iminota 15 cyangwa se umwanya ungana n'uwo nkoresha nanga ikiganiro. Nawe ari wowe tekereza ku munsi niba abantu 10 bashobora kumpamagara, kandi umuntu ashobora kumpamagara ibintu ambarije ugasanga bitwaye iminota 30 n'ababeshya. Ibi bibaho pe, ntago ari ibyo mbabeshya, ababikora barabizi ko bibaho. Iminota igashira 30 20. Uyu mwanya rero ngewe ntababeshya birangoye kuwubona, ariyo mpamvu nashyizeho YouTube channel. Gusa nyine muri comment wanyandikira nkazasubiramo wenda icyo kibazo, cyangwa se ku rubuga ukibajije no ku rubuga biroroshye. Hari igihe ukimbariza hano inbox, ariko nge nkagisobanura ku rubuga kuko mbagira ngo gifashe n'abandi, kuko no kugusubiza wenyine ku kintu gikenewe na benshi kuri nge mba numva atari byo, mba numva nagusubiriza mu ruhame nko kuri group WhatsApp duhuriyeho cyangwa se mu kiganiro kuri YouTube channel. Ariko wabanje gukurikira ikiganiro ukumva ko ikibazo ufite nta gisubizo cyatanzwe. Twakomeje n'itangazo ryacu mu ngingo iheruka. Mu by'ukuri abantu bose bibwe payi cyangwa bashobora kuzazibwa ejo cyangwa ejo bundi, uyu munsi cyangwa ejo bundi, ndagira ngo mbarangire umuti w'iki kibazo. Igisubizo cya mbere kiri muri biriya bya mbere navuze: kurinda kubika neza passphrase zawe. Kabiri, kumenya neza ninde winjira muri konti yawe, ryari, gute, abigenza ate, akoramo iki. Wowe wayimuhaye kenshi, urabyumva? Ubwo nivuga kubika no kurinda neza passphrase zawe, zikure kuri wa muntu wakuregisterinza kubesha ngaraze ko we ntawe ubikugira. Telefone kuyibika ko tarayita, kuki yumva ko passphrase arizo wata.
uwo muntu mu mwitondere, kereka niba ari wowe wafashe umwanzuro uti akira mbikira, ubwo uzirengere n'ingaruka zizavamo. Ahangaha rero ku muntu wibwe payi ndagira ngo murangire igisubizo. Ni ibisubizo bigera kuri 3 niba atari 4. Icya mbere, tera intambwe usanga uwo muntu niba umaze kubona yuko payi zawe zitagihari cyangwa zimwe zitakiriho, umubwire uti nsubiza payi zanjye. Niba atari wowe, nyereka muri konti yawe urebe, ujye muri mainnet checklist urebe kuri step ya 3, urebe iye urebe ziriya wallet address ziriho ko zidahuye n'iriya wallet address yoherejweho payi. Hari igihe aba ari umugabo akazoherereza umugore we, uzamusabe kureba n'izo umugore we. Nakwangira kubireba ngo ushira amatsiko n'amakenga, uzatere intambwe umuregere umutwara sibo cyangwa mudugudu, biterwa n'uwo muregera abigufashemo. Nabyanga ibyo yanze aho ngaho, uzajye kumurega kuri RIB. Nibyanga uzambwire nkuyobore uko baripotinga muri core team. Iyo konte birangira bayibannye iyo ifashwe, kubera ko muri historique yo hari muri wallet payi zoherejwe, ntushobora gusiba konte zoherejweho habe namba. Ikintu cyazisiba ni kimwe gusa, kereka gusiba iyo konte yawe cyangwa iy'uwo muntu. Ariko birangira uwo muntu niyo yasibiye agakora inshya, payi yaragejejeho nawe arazihomba, ariko n'ubundi birangira amenyekanye. Kandi agushukashutse agasiba konte yawe, ubwo byatuma utangira gushyashya nyine ugahomba ibyo wari ufite, na cyane ko ari we wari ufite passphrase zawe, cyangwa se abazifite nawe uzifite. Ubwo iyo wamuketse nyine nawe ntabwo abona aho yongera kwinjirira ngo ajye muri konte yawe. Passphrase niyo yazitwara, azakoresha ubundi buryo bumugoye, ariko mbere yuko bukoresha nzamusaba payi zanjye nazimpa muri potinge mfite igihamya cy'uko yanazinshubije, ariko bamubaza impamvu yazitwaye. Ubwo ni uburyo bwa mbere nari mbabwiye bwo kwirwanaho. Nako mva ngo ni uburyo bwa mbere, ni uburyo butatu nari mbabwiye bwo kwirwanaho, butatu cyangwa bune: kumusanga, kumuregera abayobozi b'inzego z'ibanze, ubwo se kabiri, kumurega kuri RIB cyangwa kumuripotinga muri core team. Si butatu? Yego, reka mbisubiremo. Niba ubonye iki kibazo ko wibwe payi, ukeka musange umubwire uti nyereka. Nusanga biwe umubwire uti nsubiza payi zanjye niba wanze ndakuripotinga. Nubona kandi umubuzi, ntiwirirwe ujye kurega ahandi, mbwira ngo ufashe uripotinga uwo muntu. Muripotinge muri core team, konte ye bayibane burundu. Hari abantu rero ushobora kujya kurega akajya afata payi akayisiba, yamara kuyisiba akayimayininga, arangiza agasiba, ejo akazongera akayisubizamo agiye kumayininga. Noneho wenda yajya mu buyobozi cyangwa kuri RIB akababwira ati nanjye nabuze password dore byananiye gusubizamo, ukabubuza ibimenyetso. Ariko reka nkubwire, nagukora atyo uzamubwira uti ubwo wanze kunyerurira ko ari wowe ngo usubize payi zanjye, nawe ndakumenyesha ko iyo konti yawe utari buyitunge, uraje uyihombe. Uzamuripotinge muri core team, konti bayibane. Ntabwo mbirangije. Iri niryo tangazo nari mbafitiye abapayoneyazi bose. Isaha n'isaha ibi bintu byagushyikira, ibi byakubaho cyangwa byaba ku murifero wawe cyangwa ku muntu muziranye. Niyo baba mutaziranye, ni byiza ko twese tubimenya kugira ngo buri wese abyirinde kandi afashe bagenzi be. Murakoze, mugubwe neza. Ibiganiro naho butaha dukomeza kwiga ku kijyanye na blockchain. Tugeze ku moko ya blockchains, turakomeza kuyasiga. Twari tumaze kubona public blockchain, tuzakomereza kuri private blockchain n'izindi, na consortium blockchain ndetse na hybrid blockchain. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.